baza kuragirira umukumbi wa se Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati bene so nibaragiriye umukumbi Shekemu, ngwino utume kuri bo. Aramusubiza ati ntuma. Aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma ava mu gikombe cy'Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bigira inama yo kumwica atarabagera hafi. Baravugana bati dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kubabaho. Kwari kugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwari rurimo ubusa, nta mazi yari rurimo. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje, izina ryawe nagucyubahiro. Dushimishwe nuko Uwiteka uduhereje kino gitondo, dushimishwe nuko ari ijambo ryawe risomeye mu matwi yacu, ubere gucyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo ndagusabye kugira ngo utubane mu byo byacu byo muri kino gitondo. Aya magambo ndagusabye kugira ngo umwuka wayandikishije abari buze uyasobanure mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko byanditse ko gutera icyisha, ariko umwuka agatanga ubugingo. Uwo mwuka utanga ubugingo naza tuyobore, aze Uwiteka afata byose, ayobora byose, kandi akwingize ko kubo twari tugukeneye tutari tukubonye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Naho Satani y'ubwoko bwose ariyo gusinzira, ariyo uburangazi, tunesheje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo dufate kandi dukomeze tuyobore, mbigusabirize kubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mucakucara. Bashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nacu Imana yacu iduhaye iki gitondo ubuntu bwayo, turayishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Kubona umuntu aryamye akabyuka akibona imbere y'Imana ni ishimwe rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo kudashima Imana yaba ari kubura ubwenge. Mu magambo rero ntabwo dufite akanya kanini, turashaka kugira ngo twihute vuba ku buryo twarangiza mu gihe gikwiriye, kugira ngo tubone n'uburyo bwo kugenda. Imana rero ni Imana ikomeye. Uyu mwumvise ko ari Yosefu yavutse bari abantu 12. Nubwo bari abantu 12, Isirayeli ari we Yakobo yaramukunda. Bibiliya ikutubwira ngo yamukundaga kurusha abandi bose. Nabandi yarakundaga kuko yari yarababyaye, ariko Bibiliya itubwira ngo yaramukundaga kurusha abandi bose. Kuko yamukundaga, yifuzaga kugira ngo agumane nawe, abane nawe, abe hafi. Abandi bari mu bintu bitandukanye, ariko ntawe yabwiraga ngo ngwino wice uruhande rwanjye ute ku ruhande rwanjye. Ariko Yosefu we, Isirayeli cyangwa se Yakobo aramubwira ati guma uruhande rwanjye, icyo nzajya nshaka niyo nzajya nkibwira. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyo
Yakobo yasigaranye na Yosefu. Yaramubwiye ati bakuru bawe bagiye ku rugamba kandi iyo baragiriye ni kure, nta n'amakuru nzi yabo. Akira umutsima, akira ibyo kurya, akira buri kintu cyose, ahasigaye ubagemurire kandi nugerayo uzuzanye amakuru y'impamo. Niko bitubwiye, sibyo? Uzuzanye amakuru y'iki? Y'impamo. Kuvuga amakuru y'impamo ntabwo ari amabwire, ahubwo nibyo wiboneye n'amaso yawe. Ikintu wiboneye n'amaso yawe nicyo wari nk'uko ari impamo kukizi amateka yacyo. Mu gihe cyo we agiye, ariko nyamara agiye hari Imana yamweretse. Imana imwereka imiba cyangwa se imizigo, sinziko ni imiba. Bibiliya tubwira ngo agiye kurota, arota imiba 11 yikubita imbere ye, arabibona. Arangije abwira bakuru be bati njyewe nagiye kubona mu ndoto mbona ko muri 11 imiba yanyu iza yikubita imbere y'uwanjye. Baravuga bati uyu nguyu ni ibiki? Batangira kuvuga ngo none uzadutegeka, none uzaba umwami wacu. Baragiye ntibabibona, bajya kwibwira isi. Muziko Yosefu yatubwiye gutya, tubwira gutya yuko biba yacu yaje kwikubita imbere ye. Yosefu arabibika. Ubwo akabira agiye kurota, arota none inyenyeri 11 ziza zimwikubita imbere. Noneho ntiyabwira bene se gusa, ahubwo aragenda abibwira Yakobo n'umugore we. Arababwira nagiye kubona mbona inyenyeri 11 zikubita imbere yanjye. Nabo baravuga bati none wa mwana we, njyewe na nyoko tuzakwikubita imbere, tuzakuramya. Ese ibyo uri kuvuga ni iby'ukuri? Baramubwira ngo tuve imbere genda. Ariko ibyo Imana yagambiriye muri Yosefu byari by'ukuri kugira ngo Imana isohoze. Imana ibamwisha ubuzima bw'Imana Kristo. Icyo dushaka no kuganira, turashaka kuganira ku jambo ryo kuvuga riti umugambi w'Imana ntuhinduka ko yatoranije. Umugambi w'Imana ntuhinduka ko yatoranije. Umugambi w'Imana kubera bayo ntabwo ujya uhinduka. Abantu barahinduka, abantu barakugabira, ejo wamubwira uko icyo akavuga ngo nisubiriyeho. Ariko Imana twizeye, Imana y'ukuri yo ntihinduka. Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho amagambo dusomye igihe cyose yaramutumye ngo genda umuhereze amakuru y'impamo y'abakuru bari ku rugamba, baragiye. Uko biri kutubwira ngo baragiye i Dotani. None genda ugere Dotani, nugerayo ubarebe uko bameze, unzanire amakuru nyayo. Bibiliya tubwira ngo bamwitegeye akiri kure, bamenye ko ari Yosefu, batangira kujya inama. Muragarasa araje, none tumwice turebe ko izo nzozi zizagenda. Umugambi wabo wari ukuburizamo inzozi ze. Umugambi wabo wari ukuburizamo ibyo yababwiye. Ariko umugambi w'Imana kubera ko udahinduka, Imana ikomeza ku isezerano ryayo. Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Isezerano ryayo ryari ryo kugira ngo abo bari umunabe ise na nyina bamupfukamire, bamurabe, bamwubahe icyubahiro. Ariko baravuga bati ibyashoboka. Ibyo abantu babona ko bidashoboka, ku Mana birashoboka. Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bivuze iki? Bivuze ngo mu gihe cyose nyina bari bavuze ngo ese natwe tuzagupfukamira, ese natwe tuzakuramira. Yosefu yari we kuko ntacyo yagomba kugira gusubiza. Ariko yari azi ibanga, yari azi ibyo avuganye n'Imana.
ni ukuvuga ngo igihe kigeze Isiraheli amutumye aravuga ati kugira ngo tuburizemo inzozi ze, kugira ngo tuburizemo umugambi yatubwiye, kandi tumwice tumujugunye muri rumwe muri izi nzobo bacukuye zigafata amazi, tumujugunyemo, hanyuma tumwambure ikanzu tuyisige amaraso, nitumara kwisiga amaraso tuyijyanire muzehe wacu tumubwire tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Kwari ukugira ngo nibayivanamo bakayijyanira Isiraheli azavuge koko inyamaswa agize gute yamuriye. Ariko kubera ko Imana ari Imana ikomeye ishyira mu mutima Robert yari umuntu yari mukuru we, ariko akamugirira imbabazi akamugirira impuhwe, bene se bakamurika ko bamwanze, ariko we ntabereke yuko agize gute kwa mwanze, ko nabo bafatanije. Niyo mpamvu bagira inama bakagira inama ngo tumwica tumushyire muri urwobo cyangwa se tumutereremo azapfiremo, kuko nubwo batamwica bakaba bagushyira mu rwobo ruzavamo n'ubundi bagira gute wapfiramo. Baravuga bati tumwice, izo nzozi ze tuze kuzizagira, ese zizasohora koko? Ese umugambi we yavuze akavuga ngo imiba yacu izamupfukama, ngo tuzamupfukamira, ngo tuzamuramya, ese nitumara kumwica bizasohora? Mari kutubwira ngo Bibiliya tubwiye ngo bakitekereza ibyo byo kumwica, baba bagitekereza ko barimo yakanze baje kuyereka se ko inyamaswa y'inkazi yamuriye, babona Abashimayeli bari abantu bo muri Egiputa, bari bashinzwe kujya kugura abacakara. Abacakara ni umuntu ukora imirimo y'agahato, tubwirana imirimo y'agahato. Robena mute kujya mu amaraso iye, ahubwo tumugurishe kuri bari abantu twirira ifeza maze bamujyane. None se nimo najya muri Egiputa kandi wacu ari mu Isiraheli, tuzatugihuriye. Bibiliya kutubwira ngo kwari kugira ngo amubakize. Mbega ubumwe ubwo bwa Robeni na Yosefu bwatumye avuga ngo tute kumwica, ahubwo nitumugurisha agende, izo nzozi ze yazajya ntabwo zizabageraho, tukujyane. Ariko umugambi w'Imana mu bana bayo mu yatoranije ntabwo uhinduka. Mana yacu bamugisha mu izina ry'umuco Kristo. Umugambi w'Imana kuri twebwe, umugambi w'Imana kuri itorero ntabwo uhinduka. Ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Ibyo yasezereje abana bayo no kuzabizagira gute izabisohoza. Ngo Yosefu agiye mu Egiputa, bo bazi yuko agiye gukora ubucakara, bo bazi yuko agiye gupfa, ariko kubera ko Imana ifite umugambi agezeyo, Imana ishyira hejuru. Gute yararose, nagiye kurota ndota imyaka 7. Iyo myaka 7 ni y'inzara gusa, kujyana. Nagiye kongera kurota ndota indi myaka 7 ari ubukire, kujyana. Imyaka yeze ibintu bimeze neza, izo nzozi zigera ku mwami. Zigeze ku mwami byaje kurya n'uretse imyaka 7, abari bamugira umunyakigega mukuru, abaravuga ngo ibyo ushaka gukora byose jya kuri kino kigega niho uzagira gute uzajya ubitereza ubireza abaturage. Imana kugira ngo isohoze amasezerano yayo mu Isiraheli yateza iki inzara ku mikorere y'Imana. Ariko ibyo turi kuvuga ngo ni umugambi w'Imana udahinduka ku yatoranije. Umugambi w'Imana ku bantu yatoranije ntabwo ujya uhinduka. Agaza mu Egiputa abandi bazi yuko yagiye gupfa, azi yuko yakora imirimo y'agahato, ariko yagezeyo Imana imushyira hejuru. Imana imuhereza ubutware. Ntabwo bagushyira ku kigega cy'igihugu utamutware. Yagezeyo akundwa n'umwami ku buryo yari umuntu ukomeye muri icyo gihugu. Ariko kugira ngo za nzozi zizagaruke, kugira ngo za nzozi zizashike,
byagenze bite? Nuko Imana yahereje Egiputa kugira ngo bakire babone imyaka bahurike mu bigega mu Israeli urateze inzara. Inzara yateye yakaba yumva amakuru ngo mu Egiputa hari ibyo kurya birahagije, mu Egiputa hari ufite amafaranga ntagerayo ngo abure ibyo kurya. Takakobwa okay, mwabana banjye murabona tugiye gupfira hano, none mwakira amafaranga mugere mu Egiputa muduhane yo mugaruke. Bibi kutuba ko hari hashize imyaka myinshi, ndetse na Yosefu bari baramwibagiye mu bwonko bwabo. Tujyana ibyo bakoze bari baribagiwe. Urya icyo ukora nabi cyo birwa kugira ukora nabi. Tujyana hari igihe umuntu akora nabi, uyagira umuntu nabi akibaza ko yagize gute yayikoze. Yosefu agezemo, Yosefu amaze kuba umukuru w'ibigega. Yosefu niwe ufite ubushobozi muri Egiputa. Nguyu Yosefu niwe ubaye umuntu ugurisha ibyo kurya byose. Baraje bagezeyo biri kutubwira ngo warabamenya bo ntibamumenye. Kubera iki? Yarabwiye ati none mu rugo iwanyu ni bangahe? Abantu bati ni 11, kuko undi we ntakiriwe yarapfuye yarakutwaye inyamaswa yaramuriye. Tujyane nyamara bari bazi yuko bamugurishije, bakamugurisha n'Abishimayeli kubwo umugambi w'Uwiteka kugira ngo bizasohore. Turi kwirukanya ngo dusohoze, kuko dusohoze kubera yuko amasaha nayo ni umwanzi wacu. Bagezeyo bibiri kutubwira ngo arabamenya bo ntibamumenye. Amaze kubamenya arabaza ngo none wabiri bamuri bangahe? Twari 12 ariko umwe ntakiriwe yarapfuye. Tujyana ntabwo bari bazi ngo uwo bari kuvugana niwo ngo bagurishije. Imana gushyize hejuru uba ubukomeye. Bo bazi ngo ntakiriho, ariko Imana yaramurinze umurinda mu Egiputa kubera yuko yari umukiranutsi, kugeza igihe cy'umugore wa Farawo yamwifuje akavuga ngo ntabwo byakunda. Ndashaka kubareka mu minota 5. Ntabwo byakunda kugira ngo kubera ko ari birebire kandi amasaka ari makeya turabicamo. Arabwira okay, kamubabwira abantu kuko yari umukomeye, ntabwo ari wowe washifataga ngo ajye gufata ajye kuyora ibyakashyira mu bigaga byabo mu byo baje guhahiramo. Baragenda bagafata ibyo bahahira bashyiramo barangije baravuga bati mwakira ifeza, kuko yari amaze guhishurira abari hano ngo mwakira ifeza zabo. Tujyana mwakira ifeza zabo, mubabwire ngo mugende mutayi wayo. Ikintu bakoze ni iki? Abandi bakinze gutanga ibyo kurya, bafata nuzi igikombe kimwe bagishyira mu byo kurya batwaye. Baragenda cyangwa ifeza zabo basubiranye bajyanye ihaho, ariko kubera kugira ngo abone uburyo bwazabona na se na nyina ashyizemo igikombe. Bagigera mu nzira ati muratwibye, mugaruke muratwibye. Turabakiranutse ko tutiba. Oya muribye muturazi. Barasaka basatse babona igikombe, baravuga ngo tubone igikombe. Benjamin tuyana ubu tubone igikombe turamusigara. Nitumara kumusigara mugenda mubwire so nagera hangaho ubu tuzamutuzagira gute? Tuzamutanga. Abandi baravuga we nabyumva azatwica. Azagira gute? Azatwica no byakunda. Basaba imbabazi agira gute? Kandi avuga toye. Noneho turashaka kugira ngo ugende ubwire se banyuko baze bagere mu kino gihugu. Kwari kugira ngo nibaza bakamubona bakamubona kwiteza bibwira. Yabibwiye ariko bari kumwe na Yakobo na nyina. Kwari kugira ngo umugambi w'Imana usohore. Kubera ko muri minota mikeya baragiye, yarabarekuye aragenda ariko arababwira ngo ndashaka kugira ngo muzane ababyeyi banyu. Arabwira ngo yatubwiye ngo kugeza guhaha muri kino gihugu.
ni uko twajyana twese kujyana. Uravuga bati kugira ngo dupfire muri kino gihugu mu Isiraheli twicwe n'inzara, twicwe n'inzara, ahubwo ikintu tugiye gukora twese duhaguruke gute tugende. Bagezeyo baramumenya, baramupfukamira, barumbarara, ibintu birakomeye. Ibyo Imana yavuze muri Yozefu birasohoka. Imana ibamugisha izina ry'Umwami Kristo. Ibyo Imana yatugambiriyeho, ibyo Imana yadusezeranije no kubisohoza izabisohoza. Katusome yo gusoma kino gitabo, hanyuma yo kugisoma mwene data aradusengera. Igitabo cyo kubara 21 umurongo umwe gusa wa 19. Numero umwe wonyine kugira ngo mwumve ibyo Uwiteka akutubwira. Rebe kubara 21 umurongo wa 19. Barahaguruka bajya turebe. Sorry, 23 Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Amen. Mana ibamugisha utabibona Kristo. Ibyo yavuze bikaba mu kanwa kayo no kubisohoza gute izabisohoza. Mana ibamugisha